Ese waba ugera igihe bikaba ngombwa ko ufata imyanzuro iremereye ku kintu runaka? Ese umwanzuro ufata uba ukwiye cyangwa uhera mu rujijo wabuze amahitamo? Niba ufata n'imyanzuro bikarangira ikugushije mu mitego kandi wumvaga ari myiza, ushobora kuba uyifata mu buryo budakwiye kubera ko hari ibyo utazi ukwiye kugenderaho byagufasha gufata umwanzuro ukwiye kandi uboneye, aricyo bita mu cyongereza right decision making. Niba ugorwa no gufata imyanzuro ikwiye ku bintu binini, urugero nko guhitamo career cyangwa se ibyo wakora nka domaine yawe mu gihe runaka, ibi no mu minsi ishize twabikozeho ikiganiro, amahitamo y'ibyo ukwiye kwiga, guhitamo akazi, amahitamo mu kugura ibintu binini nk'ubutaka, inzu cyangwa se imodoka, amahitamo y'ahantu ukwiye gutura, guhitamo inshuti cyangwa se umukunzi, gutangiza cyangwa se kurangiza umubano n'umuntu runaka, gufatira umwanzuro abo uyobora, gufata imyanzuro ya business n'ibindi. Niba gufata imyanzuro ku bintu nk'ibi bikugora, ukaba ukurikiye iki kiganiro, uri mu mwanya mwiza kuko tugiye kurebera hamwe intambwe 7 z'ingenzi wakoresha zagufasha gufata umwanzuro ukwiye. Abo turi kumwe muri ab'agaciro kandi twishimiye kubana namwe, akaba ariyo mpamvu tubararikiye kureba iyi video kuva itangiye kugeza irangiye kuko hari byinshi muri bwunguke. Niba uri mushya kandi ukaba ukunda ibiganiro byiza nk'ibi, ni karibu mu muryango mugari w'abashaka gutera imbere mu buzima. Ureba ahantu handitse subscribe, ukande no kukazogera, ibiganiro byacu bijye bikugeraho mu ba mbere. Wibuke unakore like kuko natwe turagukunda. Twagiye. Intambwe 7 zagufasha gufata umwanzuro ukwiye n'izi zikurikira. Intambwe ya mbere ni ugutohoza byimbitse urebe uko ibintu bimeze. Imyanzuro myinshi ifatwa ikunze kutagera ku ntego bitewe n'uko ifatwa hagendewe ku marangamutima cyangwa se experience ufite ku bintu gusa, kandi akenshi haba igihe icyo ugiye gufatira umwanzuro kiba gitandukanye n'ibyatambutse. Niyo mpamvu kugikora analize zimbitse ari ikintu cy'ingenzi. Aho iyo bibaye ngombwa ufata urupapuro n'ikaramu ukandika details zitandukanye kugira ngo umenye kandi unumve byimbitse imiterere y'ikintu ugiye gufatira imyanzuro. Intambwe ya kabiri ni ugutekereza mu buryo bwubaka ku kintu ugiye gufatira umwanzuro. Gutekereza mu buryo bwubaka si ugutekereza neza cyangwa se nabi ku kintu kuko iba ahanini biyoborwa n'amarangamutima, ahubwo ni ugutekereza mu buryo bukwiye kuko nibyo biguha isura nyayo ku kintu ugiye gufatira umwanzuro. Urugero, ushobora kuba ugeze igihe cyo guhitamo career yawe, ndavuga ibyo uzakora mu myaka iri imbere, ariko ukaba utazi uko washyira mu gaciro mu gihe cyo gukora amahitamo. Mu gihe uyobowe n'amarangamutima, uzatekereza ku mafaranga kariyeri zitandukanye zinjiriza abazibamo, utekereze ku mvune bagira, urebe no kuri risike z'akazi zibamo, noneho mu guhitamo uyoborwe n'amarangamutima. Mu gihe iyo ushyize mu gaciro, wagahisemo career yawe ugendeye ku byo ukunda kandi ushoboye. Intambwe ya gatatu ni ugushyiraho uburyo bwinshi bwavamo amahitamo. Kugena uburyo cyangwa se inzira nyinshi zavamo amahitamo y'umwanzuro ni ikintu cy'ingenzi. Ibi binagufasha kurushaho kumva neza icyo ugiye gufatira umwanzuro, rimwe na rimwe ukanunguka n'ibitekerezo bishya byazagufasha no mu ishyirwa mu bikorwa ku mwanzuro wafashe. Dukomeje kwifashisha rwa rugero twahereyeho rw'umuntu uri guhitamo career ye, hano ashobora kureba ibintu bitandukanye akunda kandi ashoboye akabishyira ku rutonde, noneho akaza kubyifashisha mu gihe cyo guhitamo. Niba ukunda kuririmba, byandike. Niba ukunda guteka, nabyo bishyire ku rupapuro. Niba ukunda imibare, nabyo byandike. Niba ukunda gukina basketball, nabyo byongereho. Niba ukunda no gushushanya, nabyo bishyire kuri list. N'ibindi byose ukunda bishyire kuri iyo list, ariko wibanda ku byo ushoboye kandi wumva wagira career yawe. Uru ni urugero rwa list wakora iguha uburyo bwinshi bwavamo amahitamo. Intambwe ya 4 yagufasha mu gufata umwanzuro ni ugutekereza no kwanaliza mu buryo bwimbitse kuri za options zose washyize kuri list. Nk'uko ikigamijwe ari amahitamo meza y'umwanzuro ukwiye, uburyo butandukanye wateganyije bwavamo umwanzuro, ni byiza kubwanaliza byimbitse kugira ngo urebe risike bufite. Ibi bizatuma umenya imitego ushobora kugwamo mu gihe ukoze amahitamo runaka. Za options wateganyije genda uziha amanota ugendeye kuri risike zifite. Urugero, ufite nk'umukozi ugufasha mu kazi, ibyo akora bikaba biguha inyungu ifatika, ariko akaba afite imyitwarire mibi mu kazi. None imbere yawe hari amahitamo 2, ari kumwirukana cyangwa se kumureka. Ubu ufite options zitandukanye ugiye kwanaliza. Iya mbere ni uko numwirukana ushobora gutakaza bamwe mu bakiriya. Iya kabiri, mu gihe wamwirukanye ni uko akazi kazadindira kandi wenda bikazakugora kubona umusimbura. Icya gatatu ni uko uzatuza muri wowe kuko numara kumwirukana ikibazo cy'imyitwarire ye mibi kizaba kirangiye. Ese iyo myitwarire ye mibi yangiza akazi kawe ku rwego rungana iki? Ese ashobora kwikosora mugakomezanya?
muri analize ukoze hari igisubizo ubonye. Intambwe ya 5 igufasha gufata umwanzuro mwiza ni ugushyira ku munzani ugahitamo igikwiye. Nyuma yo gusesengura byimbitse mu mahitamo atandukanye wakuramo umwanzuro, uyu ni uba ari umwanya mwiza wo kwanzura icyo ukwiye gukora. Twifashishije urugero twatanze mu ngingo ya 4, warangije kubona ko niwirukana umukozi wawe ufite imyitwarire mibi, hari abakiriya uzatakaza ndetse n'akazi kawe kakadindira. Niba biri ku rwego byasinya bizinesi yawe, ibyiza ni ukumureka ahubwo ukamusaba kwisubiraho. Ariko niba igihombo utezwa n'imyitwarire mibi kiruta inyungu ubona, cyangwa se iyo myitwarire ikaba ishyira bizinesi yawe muri risike, ibyiza ni uko umwanzuro waba kumwirukana. Uru rwari urugero rw'ibyagufasha guhitamo umwanzuro ukwiye, no ku yindi myanzuro itandukanye waba ukoresha. Intambwe ya 6 ni ukugenzura neza niba umwanzuro wafashe ukwiye koko. Nyuma yo kwemeza amahitamo, ni byiza cyane kongera kuwutekerezaho kugira ngo urebe niba nta marangamutima wakoresheje, kandi urebe koko niba inyungu uzaguha ziruta ibihombo waguteza. Impamvu ni uko umwanzuro uwo ari wo wose ujyana n'ingaruka, kuko no kudafata umwanzuro burya nabyo ni umwanzuro. Iyo bibaye ngombwa, wiha umwanya uhagije, ugafata umwanya wo kumedita uwutekerezaho, ukanishyira mu mwanya waba uzagiraho ingaruka, noneho ugasa n'uwurebera kure mu ishusho ngari. Wabishobora ukiha n'akanya utawutekerezaho, ukaza kongera kuwutekerezaho nanone nyuma y'igihe runaka, ukareba niba ukuri kuwufata bihuza n'uko wari wawufashe mbere. Impamvu yo kuwutekerezaho mu bihe bitandukanye ni uko ufata imyanzuro akenshi bijyana na mood urimo, kuko imyanzuro ufata ushonje cyangwa se urakaye ikunze gutandukana n'iyo ufata wishimye. N'iyo ufata wihuta ikunze gutandukana n'iyo ufata wihaye umwanya uhagije. Intambwe ya 7 ni ukumenyekanisha umwanzuro wafashe no kuwushyira mu bikorwa. Kumenyesha abo bireba umwanzuro wafashe nicyo kibanziriza ishyirwa mu bikorwa ryawo. Nyuma yo kubibamenyesha, nibwo murebera hamwe impamvu wawufashe. Iyo ari ngombwa werekana risks n'inyungu wagendeyeho uwufata, kandi uko utangaho amakuru ahagije niko bifasha abo ureba kuwuha agaciro. Kuwuganiraho ni byiza mbere yo kuwushyira mu bikorwa, kuko bigiye bikunguye igitekerezo cyagabanya risiki n'ikiguzi by'ishyirwa mu bikorwa ryawo. Ibi iyo birangiye, hakurikiraho kuwushyira mu ngiro. Ushobora kwibaza, ese ubu buryo bwo gufata umwanzuro ko ari burebure? Impamvu nta yindi ni uko imyanzuro minini, ndavuga imwe yagira ingaruka zifatika ku buzima bwawe by'igihe kirambye, ari byiza kuyiha umwanya uhagije kugira ngo wirinde kwibeshya ku mahitamo. Iyo wanzuye cyangwa se ugahitamo neza, uba successful. Wahitamo nabi ugahomba cyangwa se ugahera mu bukene. Burya abagabo batandukanira ku myanzuro bafata. Niyo mpamvu rwiyemezamirimo n'umwanditsi w'ibitabo w'umunyamerika Jim Rohn yagize ati, "You cannot make progress without making decisions." Bisobanura ngo ntushobora gutera intambwe udafata imyanzuro. Kugira ngo utere intambwe ijya mbere rero, ni byiza kwitonda ugafata imyanzuro myiza kandi ikwiye. Ntitwasoza tutarebeye hamwe ibihe by'ingenzi ukwiye kwirinda gufatamo imyanzuro. Ese waba ubizi? Icya mbere, uzirinde gufata imyanzuro urakaye. Icya kabiri, si byiza gufata imyanzuro mu gihe wishimye cyane. Icya gatatu, uzirinde gufata imyanzuro minini ushonje cyangwa se ufite intege nke z'umubiri, aribyo bita low energy. Icya kane ari nacyo cya nyuma, uzirinde gufata imyanzuro mu gihe waganjwe n'amarangamutima. Bakunzi bacu, izi zari intambwe 7 z'ingenzi zagufasha gufata imyanzuro iboneye. Ese hari icyo wungutse? Niba gihari, kitwandikira hasi muri comments. Niba hari n'inyunganizi ufite kuri iki kiganiro, wayidusangiza hasi muri comments. Niba uri mushya, tugufite ibiganiro byinshi kandi byiza byagufasha mu buzima, akaba ariyo mpamvu tugusabye gukora subscribe, ugakanda no kukazogera kugira ngo ibiganiro byacu bizajye bikugeraho mu ba mbere. Niba iki kiganiro cyakuryoheye, ukande kuri like, kandi niba hari n'uwo cyafasha, ukimusangiza ukora share. Niba ibiganiro dusize kuri end screen byakuryohera kandi byagufasha. Ibiganiro byacu byo nakagaruka naho ubutaha. Imana ibarinde. Turabakunda.